yari umudama ufite akana k'uruhinja namukoreye nk'ibyumweru nka 2 ikintu cyabayeho kugira ngo ukwezi kutuzura nicyo ngiye kukubwira narabyutse ari mu gitondo ngiye guteka akamukaro ngiye gusuka mukaru teremusi irancika ikubita hasi ndavuga ni bagabwe banuka nta kintu nakoze hano ho baranyica mwambira usange ndagenda uwo musi mu gitondo cya kare saa 11 nahise mpaguruka imusambira ndavuga ni Kigali n'ubundi ndabizi nayo ndi hafi kuhagera ndakandagira saa mu masaa 4 saa 5 nari ndi kuzamuka hariya kwa Kabuga hano ariko nka saa 6 za kumbaza mboneraho kubwira abantu b'Imana cyangwa se abantu bakijijwe emi burya ni ukijijwe nubwo utavuga n'Imana ubwo irakuvuganira minimo yawe iravuga si ngombwa kutangira gukora na Nyagasani emi naramuka gutumya hano biri ngombwa agutegurizayo ibyo no ukuri ntubeshya kubera ko ndabyibuka ko icyo gihe nahageze saa 5 mu masaa 6 ubwo urumva bagerageza guteka ibishoboka twatuntu bakiriza umuntu uvuye Kigali yego saa 6 tugiye ku meza ndi kurya mukecuru araza arambaza ngo warakijijwe ndamubaza kubera iki ngo ndashaka kuko musubiza ko kana hari ku wa gatandatu ku cyumweru twagombaga kujya gusengura byumva ndamubwira ngo narakijijwe ndamaza se ku kibimbajije aragenda asubwira muzehe ati ibyo warumbwiye n'ibyo umuntu yarakijijwe kumbe muzehe yari yarose inzozi zimubwira ngo ujye wubaha Yehova aribaza nubaha Yehova ngo abona umusaza aragiye ngo yarahuye n'umuntu w'umupolisi aramubwira ngo ujye wubaha Yehova ngo aramukurikirana ageze ahantu ngabona akinguye kugi mu kazu k'ibirahure aramubaza ngo umbwiye ngo ujye wubaha Yehova ngabona arafunze aragenda arigendera uwo munsi rero mbonye nibwo yibutse za nzozi yari yarose turagarutse rero ku munsi nyirizina wo muze yakubwiye ati cara usinye ko nta mutungo nta nicyo uzabaza n'ikintu cyose uzaza kubaza mu turi muri saro navuga ni muzane urupapuro ariko ndamubwira ni nanjye ndumva twabanye neza kandi haraho nakumviye ati cyane nicyo nsaba urakimatera ndakiguha rwose ntagire ikibazo aha rero niho harimo gusaba ko ubwenge ariko nabwo nakubonye kubera Imana ndavuga ati ntacyo nsaba nta kawa nta modoka nta shyamba nta n'inzu ati none ubwo urasaba iki ndavuga ndagusaba umugisha cy'ibyeyi umbwire ngo mwana wanjye uzishyire wizane uzahaha uronke zagira umugisha amajya n'amazi aka kantu karamukomanze yese ajya kuryama baramubaza batese bari muri salo amazi ati kujya kuryama tudasinya atoya ndumva naniwe ageze mu cyumba bitekerezaho abwira mukecuru ngo Imana imbabare umuhungu wanjye agende kuko yamuwe ngo ndamuzi ngo yamaramaje yamaramaje kugenda nabyumvise tugiriye umugisha wo kongera kubana namwe badukurikiye muri hirya no hino ku isi tubasabira umugisha w'Imana nge ndikuzo Emis ubwa mbere tubanye ku Ihumure TV nejo bundi tuzaba turi kumwe hanyuma rero ni by'agaciro gakomeye kuba uyu mwanya twongeye kubona umwanya mwiza wo kuganira ku byubaka abantu turi mu kiganiro Ihumure n'ubundi turahumuriza abantu ndi kumwe n'umuvandimwe hano Imana mukora ibintu bikomeye tugiye kuganira uburyo yageze i Kigali hagiye kuduha ubuhamya gato kuby'Imana yamukoreye ariko reka nshimira abantu mudukurikiye kandi mbasabe rwose mukomeze kudutera inkunga yo gukora subscribe mukore like mukore share kuko mwe musangiza abandi ibi biganiro muri kudutera inkunga ikomeye mugishe Imana ubane namwe hanyuma munyemere tubanze dusenge rero tuze kubana muri iki kiganiro twasabye mwuka w'Imana kugira ngo tuyobore Data turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi tugushimira no kugira neza kwawe uyu nundi mwanya tubonye w'agaciro kandi umwanya ukomeye ntekereza ko abantu benshi badukurikiye batanze umwanya wabo batanze ubutunzi bwabo turabasabira umugisha kugira ngo umugisha wabane nabo mu bigega byabo mu miryango yabo mu byo bapanga gukora buri munsi ubashigikire bari muri Amerika bari muri Australia bari muri Asia bari muri Europe cyangwa se hano muri Afrika by'umwihariko Kigali
ubaho umugisha utagabanije n'ukuri aho bari kandi ubwiza bwawe bubane nabo. Ndi kumwe na mwene data tugiye kuganira tubwire urugendo rw'ubuzima atambutse anyuzemo. Data umushigikire nanjye ushigikire umwuka w'Imana ari utubara muri iki kiganiro, ndetse n'abadufasha ku buhanga bw'ibyuma n'abaho umugisha kugira ngo twese tuze kugabana icyubahiro cy'Uwiteka mu izina rya Yesu, amen. Ushobora kuba mu masaha y'igitondo, igitondo cyiza, ushobora kuba mu masaha y'umugoroba, umugoroba mwiza, cyangwa se mu masaha y'amanywa, igicamunsi cyiza. Ndi kumwe n'umuvandimwe ari buze kutwibwira amazina imbere ya kamera y'ihumure. Ndamwakiriye. Murakoze cyane Robert. Abatakuzi baraza kumenya nande. Abo batanzi nitwa Tuganimana David. David. Yes. David Tuganimana ni umugabo n'umusore. Ni umugabo ndubatse. Mfite umugore n'abana 4. N'umuryango birumvikana. Ariko se kufite abana 4 umuntu atapfa kumenya ko ufite abana 4. Wewe biragaragara ko ukiri muto. Oya ntabwo uri butubwire imyaka yawe, ariko mu bigaragara cyari muto. Oya ni imyaka kwivuga se cyo byatwara. David. Yego. David turi kumwe wavukiye navukiye mu ntara ndeka mbivuge gutya. Ubu ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Mu murenge wa Gasaka, mu kagari ka Nzega mu mudugudu wa Gasaka. Yes, ahahoze hitwa Gikongoro kubadahe abagiye kera. Gikongoro twatuhaze amazina 2. Shiri tukamenya na Nzega. Harimo za Nzega, harimo Gasarenda, harimo Gasarenda. Yego, harimo Kitabi. Harimo uduce twinshi harimo za Nyaruguru aho. Yes. Ubu rero yarahindutse cyane rwose. Yarahindutse, urumva utureba icyari prefecture baragihinduye, bagiye none bashyiramo uturere. David turi muri Kigali, uyu munsi turi buze kwinjira uburyo wageze Kigali. Yego. Ufite papa na mama? Yego. Wow, umugisha wawe ufite papa na mama kabisa. Umugisha tubonero kwihanganisha batabafite. Ntekereza ko namwe niko mwisi bimera ariko mwihangane. Ufite abavandimwe? Yego. Okay, abadafite abavandimwe twihangane, ngira ngo Imana igenda ibaturemera. Abo twasangiye ibereyo batabonetse ariko hari abandi Imana ibaturemeye. Bangahe? Mfite abavandimwe ubwo ndabita ni 7 kuko nanjye ndi wa 8. Ubwo abahungu basigaye nyuma ni 4 n'abakobwa 3. Uri imfura? Yego. Abana b'imfura ndabasubije cyane. Imfura zihuzubaho cyane. Hanyuma rero uza kubyirukira hariya nyine Nzega. Uza kuhava ryari, wageze Kigali ute? Tuganize gato. Nagarukiye mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Yes. Primaire. No kuvuga ngo icyo gihe byabaye ngombwa ko numva ko buriya tubona no kubwira abantu badukurikiye bagiye bamenya impamvu abana yenda batiyumvamo ikintu runaka. No kuvuga ngo kwiga ntago nabyumvagamo icyo gihe, kandi ikintu cyabiteraga ntago ari ikindi, numvaga nashaka kuzaba umwarimu. Kuzaba umwarimu. Numvaga ko nshaka kuzaba umukanishi kwa. Kubera ko nafite garafurere wajyaga avuye Kigali. Nimvuga garafurere no ku mudama mukuru wa papa, kuko abantu bahita bibaza ko ari we mukuru se kandi yagize garafurere. Yagize gute? Yes. Hagati aho rero wambajije ku by'urugendo rwanjye no kugera I Kigali. Siko bimeze? Ndagije gusa nkaho mvuye mu ishuri, urumva burya icyo gihe nari ntaragira gutekereza kwihuta cyane. Cyakora umusaza abonye ko ishuri ntarishoboye, twatangiye kujyana mu kazi. Dukorera, ndibuka ko nkiva mu ishuri gusa mbere yuko tujyana mu kazi, umusaza abonaga ndi umuntu ujenjetse, ankoresha ikosi. Yankoresheje ikosi kuko ndabyibuka buriya nafunzwe bwa mbere muri 2001. Ukiri umwana se? Kubera muzehe we yabonaga ndi umuntu umeze nkaho
ntasobanutse mu mutwe. Kugufungisha muri gereza Sana. ari papa. Ariko byangize umuntu utekereza kenshi. Wari wakoze iki? Abadukurikiye bagira ati mu gihe wari wakoze. Yes. Ni ukuvuga ngo iki gihe hari amafaranga yari yabuze mu rugo, bakeka ko ari igiye kukugurumva nawe maze kuva mu ishuri. Sibyo se? Kuko se si wowe watwaye buriya nta naho byari bihuriye. Okay. Kuko nkeka nuko buriya ababyeyi baba papa bajya bagiramo ikintu nubwo yabona ko yari yibeshye ashobora kutakikwereka. Kuko urumva bamaze narafunguye ngarutse mu rugo mama arandakarira. Yangije kundakarira uzaramubwira ati ndekera umwana. Ushobora no gusanga yari yabonye ntanabivuga. Hagati aho urugendo rero mu buzima busanzwe nabayeho ndi umwana tujyana n'umusaza mu gukora. Tujya gukorera za Cyangugu icyo gihe twatwaraga amatungo. Tuyajyana aho bita Intendezi, bamwe barahazi, na za Shangazi, Cyangugu. Papa yaracuzaga amatungo. Oya, yari afite imodoka itwara amatungo. Twatwaraga aho bita abapasaje, ku bantu bacuruje amatungo barabazi. Tuvayo tubonye akazi bidakunze neza, tujya gukora tujya Gisenyi gatoya. Ubwo habaye nko muri za 2002. Gisenyi imibare yaho yanze, imodoka tunayitanga aho ngaho tugaruka Nyamagabe, tugaruka ku Gikongoro, icyo gihe twaga ku Gikongoro. Hanyuma biza kuba ngombwa rero noneho icyo gihe natangiye gusa nkaho nigenga cyane. Utangiye kumva agafaranga. Wajya gukora ku mafaranga? Gukora ku mafaranga ntabwo byakundaga kubaho kenshi. Ahubwo icyo gihe ntangira kugira urugomo rw'abana b'urubyiruko. Icyo gihe hari hagezweho gukina ibintu bita abakinnyi. Waba warabakinnye semi? Abakinnyi ntabwo bazi bo muri shikareti. Naho nigeze nyine. Nta kantu bagiraga gutya bakubika bakubura. Icyo gihe ndibuka nibwo barabakinnyi bari tuvuye muri Coupe du Monde. Yari yakinnye 98. Hari hatari gusohoka ba Ronaldinho, ba Zidane ku bantu babizi. Icyo gihe uriya rugomo nirwo twatangiriyeho. Burya umwana yangirika gato gato. Dutangira dukina abakinnyi bigero dukina n'amafaranga. Tayari ubwo twararutse tayari. Rero sinzi ukuntu umwana mugenzi wanjye yaje mu rugo aje nko kunyishyuza amafaranga yangurije dukina urusimbi. Ndavuga ni muzehe none nabimenya karabaye. Aranyirenze. Fata umwanzuro ndafata ndavuga ni ngiye Kigali. Ku myaka 16. Yego. Ubuje Kigali. Mbanje Kigali. Wari ufite irangamuntu? Ntabwo nari nayifata. Wari utarafata irangamuntu? Nari ntarayifata. Okay. Utegereza ugendo rwo kuza Kigali wumva guje Kigali kumara iki wumva kubera ko yes numvaga ko je ningeri Kigali. Kigali twumvaga kari ahantu heza. Ariko ikindi kizacyari gihari gene narahageze. Muri cya gihe twagiye koraga amasafari hirya no hino namuze twigize kuhazana. Nahaje nari mazi ariko ntazi ngo nzabaho gute. Fata umwanzuro gusa w'ababana kwa kundi umwana bageze mu myaka 16 10 n'ingahe abandi b'ingimbi bivumbura ndagenda. Hanyuma nzi Kigali. Nahagurutse mu rugo njya kwa Masenge. Ngeze kwa Masenge abahazi bahita ko ikinyamakara hejuru ku Karambi. Hamarayo nk'iminsi nk'itatu cyangwa 4 bucyarambaza ngo kudataha. Aho gutaha rero nahise narazindutse kare mu gitondo narazindutse saa 3 nari ngeze Butare. N'amaguru? Yego. Ndakandagira. Mu masaa reka ndebe mu masaa 10 narakandagiye kuko nageze icyo gihe nageze mu masaa 10 saa 10 aho hafi zijya kujya muri saa 1 i Nyanza. Uvuye Huye? Yego. Aho ndahacumbika. Igitondo cya kare ntabwo ari kubwurumva yewe no gucumbika ntabwo nazaga ngo ncumbikire nariyerenzaga. Ndazinduka kare igitondo
mu masaa 3 nari ngeze mu Ruhango. Hari ahantu bita mu Gataka, abantu bazi mu Ruhango barahazi. Hahoze hakorewe umusaza bitaga Noseni. ubwo wageze sanga hari gare munsi y'umuhanda? Yego. wageze sanga nahageze mu masaa 1 gutyo za mu gitondo nizinduye kuko nari naraye i Nyanza. ubwo umwana w'umuhungu ndareba ndavuga ufite amafaranga urya ariko nayo nafashe icyemezo nk'umwana, navuga ngo ni nk'umwana kandi ntabwo nari natekereje. Ndaza ngeze ubwo urumva ko ngeze mu Ruhango muri ayo masaha mu gitondo, murayo n'umusaza wari uhari, nuko izina rye ntari kuryibuka neza, abarambonye kuko twari tuhazwi kandi twakundaga kuhakoresha imodoka kubona Noseni. Rambaza ati amakuru ni meza, tahana hehe? Ninyuze hano turi kugenda isafari, nariko nta n'akantu heruka kuntera, yamaye igiceri cya senkani. Ngubita igiceri cya senkani, ndagenda ngura ubugari n'agasosi, ndongera ndakimbiye ku ntego. ubwo urumva ngiye gahunda nari mfite yari yo kuza i Kigali. Aho kugira ngo mitenza mura n'umuntu wagize pani iyo yatubukesheje ipine y'ivatiri, kuko nari nsanzwe nzi mekanike ndamufasha, ngira ngo hari icyo ari bumwe. Gicamusi kigeze mbona umuntu arigendeye, ndavuga ati uyu nguyu nari nzi ko nagiye kumukuraho impamba ngakomeza. ubwo biranze ndakomeza, narakomeje nka saa 1 z'umugoroba nibwo nari ngeze Gitarama hariya mu cya kabiri. Mbonye ko amasaha yamaze kundangirana, nangira kwiga uburyo bwo kuryama, kandi ngiye wari uzi kugenda kubera ko umuhanda ko ari muremure kufata rero ari kaburimbo. none kubera ko kiragiye urabona ko ituze ryari ritaraza mu bantu ari ryinshi, ntabwo nari gufata initiative yo kuvuga ngo nijye gucumbika. ubwo icyo nagombaga gukora, nagombaga kuba ndekinga nkacekinga hafi aho ndi buze kwirarira. Nararaye rero naraye Gitarama mu cya kabiri, mu gitondo cya kare ndazinduka, ndakandagira ndaza ntangiye kuzamuka Musambira, numva imbaraga ziratse. Urumva muri ya minsi ikintu nariye ni bwa bugari bwonyine. Ngeze hano i Gitarama, ngeze Musambira, ntangiye kuzamuka kuri aka kazamuko kajya Musambira, numva biranze. ariko hari umuntu nari ndi gusunikira igare, arambwira ati we ngwino tujyara muri quartier mu Musambira. Tuhageze mpita nitangira akazi aho ngaho. Nahise bahise banshakira n'akazi wa muntu agiye sunikira igare. Na twari turi hano Musambira, hano mu gasantere, hari umudamu wacuruzagamo aka resitora bamwita Konsole, n'ubu nagiye no kumusura. Naje kumusura n'inshuti yanjye. Icyo gihe amakazi, ariko arabibona ko nyiri umwana w'urubyiruko, na Mariberite yose. Hari n'umusaza ubare Musambira bita Kasimu, ndamusuhuje kuko urumva nyuma yaho maze gukorera no kujya kapita ubushobozi, byaje kuba ngombwa ko subiraho ndabasuhuza, abasura bakanaseka cyane. akazi bagwaye nta kugukuriye? Bampaye akazi ko gukora muri resitora. Yes, nkora muri resitora, nkagenda ngira gute, bukeye undi muntu araza nsanga aho ngaho, uza amafaranga nahembwaga inoti 1000 ku kwezi. niyo bampembaga. Aza kuza undi muntu arambwira ati rero 1000 nawe baraguhenda, kuno nkwereke ujyana ahantu baguha ko mu rugo ukorere 500. Numva ko icyo gihe hari muri za 2003. Iwanyu ntibaza ahantu uri? Ntago baza ahantu ndi iwacu, ahubwo tukiri hano muri resitora, hari umuntu wahasanze akimbona aravuga turi hano iwanyu barakubuze. Kandi urumva niba iwacu bari bafite imodoka, bagombaga kubaza ngo umwana yagiye. Yego, bari banifashije cyane. Mu gihe rero agiye kubabwira n'iki, basanze naragiye narahavuye. Agiye kubwira mu rugo ngo baze kukureba, bazaze bandebe, basanga naragiye narahavuye. Uwo ngiye gukorera ndibuka yari umudama ufite akana k'uruhinja, namukoreye nk'ibyumweru nka 2. Ikintu cyabayeho kugira ngo ukwezi kutuzura nicyo ngiye kukubwira. Narabyutse ari mu gitondo ngiye guteka akamukaru, ngiye gusuka mukaru, teremusi irancika ikubita hasi,
ndavuga ni bagabwe banuka nta kintu nakoze hano ho baranyica mbambira usange ndagenda ubwo mu gitondo cya kare saa 11 nahise mpaguruka imusambira ndavuga ni Kigali n'ubundi ndabizi nayo ndi hafi kuhagera ndakandagira mu masaa 4 saa 5 nari ndi kuzamuka hariya kwa Kabuga hano ku Muhima hano ku Muhima ndi kuzamuka abantu babyibuka hariya habaga isoko ry'imyenda mpura na ba grand frère bari gutambika bava hano ku Kinamba bambuka hano muri Feruje hano ku Muhima bataha nice nindi Kigali tikagira inkuru atamakuru yaduhe ariko nk'abantu bakuru barabibona babona ko nshonje ariko nabo ubwabo bari bagiye kurya tereka tuanze duce kwa shangazi bari babiri bari kumwe duce kwa shangazi bo cyo gihe bacuruzaga imyenda duce kwa shangazi tujya kwa shangazi hano ura frasheri ku ka restaurant yes turi bugari nimugoroba turatashye tugeze mu rugo babanaga n'undi mu grand frère akoraga mekanika ara ku Muhima hano musi ya Okapi barambonye nahise ni Kigali ati turazindukana mu gitondo ku igaraje kuko na yarabizi ko nanjye ngabwe na ka mekanike ngafiteho nguko ubuzima bwatangiye uhita ujya mu igaraje ngiye mu igaraje rombana na grand frère ariko nayo mfite grand frère yari hatari yari umunywi bya bindi byo ku rwego rwo hejuru ngira ngo abakanishi benshi ingeso ni yabo yakomangishaga umugeri cyangwa igipfusi none amahirwe nari mfite no na nyirinzu nabo yari umunywi twabaga hano musi ya Panafrica aho bita kwa Nyarwaya ngere ngo abantu benshi baramuzi barahazi musi ya Panafrica bagatongana cyane ariko umwuka baraje urumva nka saa 6 z'ijoro nabaga ndyamye ntabwo najyaga numva komanga gutyo yaga kumva umugero urugi hubu ese bitini bikika natindaga cyo ngumva kubisaho ni kofe nabyuka ngura ryamye iki ubwo Nyarwaye uwo musaza naye Nyarwaye akabara byutse ati gututongana bagatukana ndakamubwira ati nukuntu wanyweye ukanantura none uze kutugana hano mu rugo rwanjye urumva byabaga ibintu bikomeye ariko abasinzi biyunga vuba cyane wowe se ntunywe aya ntabwo namwaka ku buryo bitewe n'uburyo nabonaga ibi bintu byamukoroneje n'ukuntu byamugize ari naravuze ngo ntaba n'umukristo sinzanywa inzoga fata umwanzuro wo kutanywa inzoga cyane ku buryo twarajyanaga ari n'igihe yabaga ashaka kugira ngo ibintu bize kugenda neza bataza kumwiba yanjyanaga mu kabari akanywa micaye ari nubwo twavuye ndabyibuka twaje kuva hariya kuri Panafrica twimukiye hano ku Kinamba haruguru y'umuhanda hari ubwo twahavuye twararanye akazi hano Rwandex hano mu gishanga hasi hari dayato twagombaga gukora kujya gukora hariya mu gishanga hafi hariya za DPR turi bujya gukora mu gatondo turazamuka turenze ikiraro hano kasano mu kiyovu cy'abakene hano sinzi niba ariko tuhita nuko nyihangana we niko hitwaga none ukase gutya haro hano ku musaza bitaga Kizungu ngire ngo abantu bamwe kenshi barahanyweye yakundaga kwicara ku irembo yego tukihagera arambwira ati rero urabizi inzoga naraziretse uze kumbabarira ntabwo ngiye kunywa inzoga ati nuko mbafite kataki ngiye gushyira akantu gatoya nze tugende abwira umusaza Kizungu ngo pimira akantu aho ngaho amupimira karahuri yakajugunyeho gutya sinamenye ko nakanyweye arahindukiye arandeba nguru rwa Rwanda rwumvise ko rumeze ngo ngere umpimire byarangiye tuhiriwe remi umunsi wose twarahiriwe hanyuma buri abasinzi yandeba ku ijisho yakebuka gutya yabona nanjye gutangiye kwirakaza ngakaza bakitiye akazi tuzagasanga nongeye kunesha umutwe birangira umunsi uguye aho ngaho wose yes hanyuma ariko nyuma grand frère kubera ibintu by'uburyo bwo kunywa n'iki no burya bari abana nabo bageze muri cya kigero baba nagoranye urumva niba umwana atashye kabiri gatatu asanga yasinze rimwe na rimwe niko mukubita unamutuka byaje kwa ngombwa ko mvuga ngo ntandukanye nawe
ahise mutandukana yes utarakizwa ariko ntabwo nari nagakijijwe ndaza kugeraho nakirijwe aho ubwo dutandukaniye nagiye gukora hano muri restaurant mvuye mu igaraje ariko mbere gato yuko dutandukana nakoreye ahantu bitara kwa Gandarare hano ku Kinamba ku mugabo bita Kafumba twarakoranye nabo bita Banze n'abandi bose hari ku Kinamba noneho dukoranye akajya yamara gushyiramo agacupa kaza kambwira ati ibintu urimo hari uri gukora n'ibiki ni kubera iki ati wagakwiye kujya utwara amasupana ndavuga oya tuba turatandukanye n'igaraje noneho ndarireka ndiretse nagiye gukora ku musaza bita Kweto ku Kinamba hano ahantu hose twariye kwa Kweto ku bantu babizi kuri akaganda kajya kuri Tegisirwa munsi y'umuhanda iruhande rw'isoko ubu hari ikibuga yego iruhande rw'isoko aho niho rero hariya hafi hari umuhungu we bitaga Mbarusha nge nakoraga kwa Mbarusha icyo gihe yaramaze kuva kwa Kweto amaze gutandukana na Kweto yego ubwo aho niho nakoze muri restaurant nza kuhava nabwo nanone mpura n'umuntu ancuka nk'umwe w'Igitarama arambwira ati ahantu uri gukora ntago amafaranga yahagije ngwino nkujyane hehe kuri Docuver Kinyinya njya kuhakora hari ahantu naharwariye malaria n'iryinyo nazipfa nibagiwe mbaza uti byagenze bite ngeze aho ngaho ndatangiye nakoraga hari umugabo w'umucamanza hari kuri Docuver ndibaka nibuka neza umugore we ndumva niba atari umwarimu yari umuganga kuko urumva acigiye ndakora makora akazi nahiriraga inka hari umugabo umwe wari waranjyanyeyo sinzi niba ubu nyine akiriho urumva acigiye hanyuma bukeye ndabyibuka urumva umwana ugiye none uri kujya gukora ako kazi yaravuye iwabo bari bameze kuriya ariko mu rugo baza amakuru icyo gihe mu rugo baza amakuru yawe amakuru ndaza kugukomereza mu rugo ubwo urumva nta makuru bari bafite bukeye ngira gutya ndarwara mbere yuko gato ndwara bukeye uwo mudama asiga ko kundi abantu bazi gukundura ikiraro ukuramo bya bishingwe bya fumbire yes ifumbire mu kiraro nyikuramo mbonye ko saa sita zigeze kandi akazi mbona ari kakiri kenshi bikirimo byinshi sinajya no kurya ndakomeza mbirangije nko mu masaha 7 njya kurya arangije nsanga ahantu nari nicaye arambwira ngo bira ni kuri bakora bira bintu ndamubaza gute bakundura ndavuga na sari bishinga usanzemo ngo yango ntago hanogeje ndamubwira ni rero reka ngubwire ubundi ukuntu nteye mu buzima nubwo rero abanzanye hano narindi mu mujyi sivyo ariko ukuntu nteye sinjya nkunda gukorera umuntu utanshima mu buzima ndagusezeye akazi kawe ngiye gukora ushaka undi hato utazagira ngo ngende igisambo njyewe ngiye gukora ushaka undi abadamu burya rero bo ahita yumva ko ari umuntu wambwiye iki n'iki ngo amatiko y'abantu binanda mubwahoya bicyatuma umuntu wari waranzanye te subiramo amagambo wavuze ndavuga ni ngiye sinjya nkora umuntu utanshima nagusezeyeho atubwo guhera uyu munsi igenda ndagenda naho nahise ncumbika kuri uwo mugabo wari waranzanye bukeye mpagirana n'amahirwe make mafatirwa n'ikintu bita malaria ya indi gikato ubwo aho mva ko ndwariye bimera nabi cyane ndaremba kugeraho narebye kuza mu maso ya Grand Frère mbona ntibishoboka waramutaye ukagenda yes ndiga umubare w'uko ngiye kwiga uko nta ariko ubwo urumva narashize ngeze Nyabugogo hari ku madepo nicaraho ntangira kwiga kubona ukuntu naza kubona ifuse ndaje gupakira imyaka y'iwacu ikanyura ugataha mu rugo ariko nicaye aho ngaho ku bantu babizi hano kuri Puwaruru kundagara hari gitaje kituzuye kiri munsi y'umuhanda aho rero bajyanaga abana bo mu muhanda
nicaye ku madepo ndakizi nakigiyemo mura n'umupapa umwe ubu yabaye na pasiteri bamwitaga Simeo yitwa Pastor Simeo yari umukarani nawe icyo gihe ndahamusanga se bite ni wapi nakigenda ndarwaye kandi gushaka imodoka insubiza iwacu ku Gikongoro ati ubwo none dushaka imodoka turayibura anjyana he handi kuri cya gitaje ngo ndareyo igitondo mbyuke nta ndaye ndavuga nti n'ubundi naringabwe nta hondi ndajya gusa reka ndeye ko nenda banyondora nzataye wenda fatika icyo gihe namaze nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine bya bindi ndijajara ariko kubera ko uburwayi nari mbufite mu mubiri ndongera bunsubiza hasi mwari umupasiteri wakoze umurimo ukomeye tumusabira ku Mana bamwita Pasiteri Irunga niwe wahayoberaga araza arandeba aravuga ati umwana mumujyane kumuvuza icyo gihe bagiye kumvuza basanga uburwayi bwari bwandenze buri hafi kunyica baramvuza ndivuza yes ndakira ndagizeho gukira ubwo urumva noneho ko nisanze mu buzima bwo mu kigo rero twahabaga icyo gihe twari tugifonda nahageze bari gufonda kuryama twaryamaga kuri shitingi twayoborwaga n'uwo bita Silvestri Nzitukuze aho ngaho yes bahitaga kuri Seripare nahibutse Seripare ari nayo yavuye mu Seripare iri Kanombe kwa Dodo babyibuka ubu barimutse baje kujya kuva Kanombe bakomeza bajya hano Busanza oya bari barahavuye barakomeje ndumva baraje kujya Rwamagana noneho icyo gihe rero byari ibihe bitoroshye kuko twari tugifunda nabo ngabo uri kumva Badodo n'abandi baje nyuma hatangiye kuboneka abaterankunga kuko uko twaryamaga twamanukaga muri kave dukoresheje urwego twararaga kuri shitingi tukayigarura gutya igikundi kimwe kikaryama ubwo guhindukira rimwe kabiri gatatu mugahindukira kabiri gatatu mugahindukira hanyuma ubuzima nyuma biza gukomeza ariko batwigisha ariko ubwo hagati aho twatangiye gukora ubuzima bwo mu muhanda kuko twasengaga ku cyumweru ariko ku mibyizi twagombaga kujya guhiga kugira ngo tubone uko turya uko tubaho kuko n'ubu ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo iki n'iki hari abantu twakoranye n'ubu bakiri muri gare n'uyu munsi bazi icyo bita gusoma ongre ni kwa kundi hiyasi yazaga ivuye mu ntara twe tukayiruka inyuma dufasha hano inyuma gushaka imizigo ugenda ureba no muri butu ureba umuzigo bazanye kugira ngo utwaze umuntu ntare yakirubura buriya na n'uyu munsi baraba bakibikora cyane n'ubu harabo tuziranye bakirimo hari ariko nabo turabasabira Imana ngo Yesu azabakureho kuko urwagwa rwarabishe tuziranye basaziyemo hari gufata umwanzuro nk'uko twese twagiye dufata umwanzuro yego hanyuma ubwo rero icyo gihe tukabamo tukajya no gukora hariya mu mujyi abize harabarara haro bitaga bakanze umuzigo mu mujyi ari shashi twitaga zira z'imikara inka yakunda kuva i Bugande zira shashi iyo twashakaga kurya rero twe ntago twari kujya mu maresitora ntago byari gukunda byari kuduhenda kandi urumva ushaka kurya ngo uhage kugira ngo rero uze kurya ngo uhage neza wagombaga kujyana ya shashi ugapangana mucoma wo ku gikoni bya bindi byasigaye barya na bya bindi byasigaye mu isafuriya akari buyiteranirize mu gashashi akabigutsimbira hafi wowe ukamenya ngo saa 5 ndi bugiye kumureba ukabubiza ahantu uri bukate inyuma ku gikoni ugakomanga ugakubita nk'igikobwa mwabaga muziranye agashasha kabara kakugejejeho hano nta gatima ngira ngo twe twabaye mu bwo buzima tudafite ababyeyi tudafite abantu batwitaho tutazi niyo dushobora kujya wowe kwari ufite ababyeyi ntacyo watekerezaga cyo kuba watekereza gusubira mu rugo cyo gusubira mu rugo rega yuko ko Emi
buriya wibuka ko icyo gihe namaze kwinjira mu bundi buzima kandi no mu rugo numvaga ko byaba byiza ariko nsubiyeyo nanjye ngaragara neza. washakishaga. Yes. Hagati aho dusubiye inyuma gato muzehe yigize kunsanga i Kigali. Yigize kunsanga i Kigali ariko ansanga i Kigali ndi gukorana na Grand Frère ku Muhimana bitaga kwa Najyuwa. Abantu benshi baramuzi n'abafungamani barabazi. Asangaho nicaye hejuru kuri moteri gutya muri kapo ndi gufunga utuntu. Aransuhuza gusa aracitse, aransuhuza gusa arigendera. Bukeye twongeye gukubitana buriya igihe nari maze gutandukana na Grand Frère muri ubwo buzima nigize no gucuruza ikarito. Twongeye gukubitana hano urabona uvuye muri quartier commerciale ugatambika hano kuri La Grete. Twakubitanye hafi ya La Grete. Fite ikarito. Atamakuru. Ndamubwira ni sawa. Ndabona umujyi umaze kumenya arigendera akabwira mama ngo igize ati nta kintu yari kumubwira ati mungu we ntabwo ntabwo yari kubivuga yari cyatagaga yaryumagaho kuko yarabizi ko navuga ngo yambonye amubwira ati jya kunzanira umwana ariko we nk'umugabo yareberaga akavuga ati umwana ari kugerageza kwiga ubumenyi cyangwa se imbizi kuko yatekereza ariko nzabimubaza zamubaza nawe icyo gihe icyo yatekerezaga yambonaga muri ubwo buryo hanyuma yes ibyo twigize guhura muri ubwo buryo hanyuma rero tugarutse urumva nari ndi kukubwira uko twajyaga guhiga icyo kurya kandi urumva nari maze gutandukana Grand Frère kubera bya bintu by'iminywere n'iki bukeye batangira mu kigo kutubwira ko bashobora kuba bagiye kutuzanira imishinga kandi ko bya bintu byo guhiga bigomba kurekerwaho bikavaho kandi ubwo muri uko guhiga wibuka ko abana baba baramaze gufata inshingano aba yaramaze kumenya ngo nzigurira iki nzigurira n'iki none rero nababwiye ngo nimuze noneho mwicara murya akawunga konyine bamwe byarabarambiye bahita bacamo bajya kwihigira bajya gukomeza ubuzima ubundi ubwo navuga ngo abantu twari kumwe icyo gihe tumaze kuba barara bakamiritse abasigaye muri icyo kigo babaye mbarwa abandi babivuyemo bavuga bati batangiye kutugira amadage bisubirirayo yes babaye bake icyo gihe hanyuma ubwo buzima yes batangiye kuzana amamashini y'imyuga n'ibindi noneho nemera kuba mu kigo ariko nkajya njya kuzana ibisheke ahantu bita kuri Yanza nkabicuruza mu kigo hagati kugira ngo nibonere udufaranga urumva ibyo bisheke natangiye kubicuruza bataraduhagarika kujya guhiga ku buryo naracuruzaga abandi bana bakaza kungura bavuye guhiga nkabona udufaranga ngiramo n'agakarito ncuruzamo ikarito udufaranga urumva maze kutubona batangiye kuduhagarika ndavuga rero ubwo bagiye kuduhagarika udufaranga afite reka njye mu rugo njye gusura iwacu wari utarakizwa tugarutse inyuma nakirijwe mu kigo aho urumva ko ari kwa Dodo ari kwa Pastor yes aho mu kigo niho nakirijwe yes ujya gusimbuka rero ujya mu rugo ngo simbuke ngere mu rugo ngaruke ngeze mu rugo banga ko ngaruka i Kigali muzehe arambwira ati ntabwo bishoboka waragiye bwa mbere ugenda ntazi n'ibikujyanye nuko ugiye wabyutse ugenda sinabare ntabwo nshaka gusubira i Kigali icyo gihe namaze imyaka 2 mu rugo yego uko banze kugaruka i Kigali tukaba turi kukubona i Kigali yes aho rero niho nshaka kukubwira namaze imyaka 2 hanyuma narabwiye muzehe mubwira ko hari intego nari mfite ko nari ngiye kwigira uburyo bwa permis n'iki arambwira tuzabishaka ina ndakomeza burya uko ubuzima bw'umuntu buteye ikibazo kimwe kivaho hajyaho ikindi uko wenda bitekereje ntabwo ariko byaje kugenda hanyuma imyaka 2 ishize ndibuka naje kumubwira ngo ngure telefone mbona ntari kubyumva neza mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ndasubira i Kigali ndajya kuyigurira kuko icyo gihe nari umuririmbyi no muri korali ni nacyo cyamfashe cyane kuko nayo narakijijwe nicyo kintu cyamfashe kuguma mu cyaro ndabishobora ndavuga noneho ngiye gusubira i Kigali kuko numvaga ko nshaka gukora umuziki
kandi kuko icyo gihe na korari nazihimbiraga indirimbo naririmbaga icyo gihe muri korari ebyiri mu bita abakora Yesu n'inshuti za Yesu hariya nyine mu aho cyaro bita mu Kirehe yego noneho nifuza kugaruka i Kigali muri rusengero muri eyari yes kuri paruwasi ya Kirehe noneho ndavuga ni rero ubwo ngiye gusubira i Kigali ngureyo telefone ndabiza amafaranga ndayashakisha hasi no hejuru Kigali ndayizi ndagurayo telefone ngure na gitari mpite ngaruka mu rugo kuko ubundi numvaga ko kubaho ntafite igikoresho cya muzika bizangora ndavuga ni kwiganza yigira hano ariko reka njye kwigura i Kigali ngarutse i Kigali maraho igihe gitoya munsi yaho twabaga harimo ahantu haparika amakamyo nk'umuntu wari warakozeho mekanike kandi dutangiye nakubwiye ko ahantu nakora kwa Gandarare ku Kinamba niyoreyanta ku muntu ngo amfashe ntiyabashije guhita byumva ku kanya ariko icyo gihe dusuye inyuma gato ujya kuva mu rugo muzehe yari yabyanze yarabyanze mpamara imyaka 2 yarabyanze noneho ndamwemera nanga kugaruka i Kigali mpamara imyaka 2 ishize nibwo waje nyuma y'imyaka 2 nibwo nagarutse arabyemera bwo nabwo naje amutunguye ntabwo yamenye igihe nagendeye kuko nasanze niza ko mu bwato ari bubyumve ndagaruka i Kigali deni hanyuma ngarutse i Kigali mbayeho nka nyuma y'amezi 3 gusa naraprofese wa muntu umubwiye ngo dukorane mu kazi ntiyabyumva bukeye haza undi muntu n'ubu turakorana mu kazi yaje icyo gihe ari umutandi we w'ikamyo arambwira ati ninde muntu nabona wamfasha gukora iyi modoka kandi ubwo yarandabaga mu bandi bana navuga ngo ni mu bandi bana b'urubyiruko baraho ndavuga ariko ngende tayari ati bino bintu surabizi ngenda gerageza ndataka funguye akabona ibyo nkora ndabizi dufunga icyo bita remoroke ni kiriya kinyuma ikamyo ikurura turangije kugikora dushyiramo amagrisi n'amabanda free turafunga tayari wa muntu rero wari ufitemo parikingi wakoreragamo aho ancaho agenda we nari naramuporopoje ko twakorana yabyanze ariko nciyeho uwo muntu yamaye akaraka abonye ukuntu nkora abona ndi tayari arambwira bukeye arambwira ati David ejo uzaze nkwereka ahantu tujyana dutangira na gutyo bamwita Bizimana dutangira na gutyo mekanike yes ubwo ndakora nka nyuma y'amezi 3 subira mu rugo urumva nasubiye ya telefone nayiguze nta n'icyenuye mageze muzehe ati bite ko wagiye utambwiye urasuye i Kigali none ndasubirayo arambwira ati ndamubwira ndasubirayo avuga ati ntabwo bishoboka niba ugiye gusubira i Kigali bazana urupapuro umuryango n'uterane wandike uvuge ko nta kintu uzabaza yaba iminani n'ibiki ndavuga ni urupapuro baruzana baraterana batangira kwandika ndavuga ariko mama nta kibazo afite araho na barumuna banjye yego bicaye muri salo no papa arambwira ndamubwira nese icyo gihe namaze kwakira agakiza by the way urabyibuka yes kuko cya gihe nasubiraga mu giturage hari akantu nibagiye kubwira abantu igihe nasubiraga mu giturage nasubiye niyambara bisanzwe nkuko ureba gutya barambajije ndabyibuka nahageze nka saa 5 kwa kundi abantu baba bahinguye muzehe musanga ku irembo cyakora mama we yarari kuvaho bita Mukana avuye gupagasa ageze mu rugo asanga naje abana bwo sinzi n'abana bamubonye baramubwira ngo wa muhungu wanyu wakutse iryinyo yaje ubwo ntago bari bazinyiye ubwo araza agera mu rugo twasubiye inyuma ho gatoya cyagiye bwa mbere nta uko byagenze ageze mu rugo aratetse aranyakire nk'umushyitsi uvuye i Kigali ariko nka saa 6 aza kumbaza mboneraho kubwira abantu b'Imana cyangwa se abantu bakijijwe emi burya ni ukijijwe nubwo utavuga n'Imana ubwo irakuvuganira imirimo yawe iravuga
si ngombwa ko utangira gukora na nyagasani emi naramuka gutumya hano biri ngombwa agutegurizayo. Ibyo ni ukuri ntubeshya. Kubera ko ndabyibuka ko icyo gihe nahageze saa 5 mu masaa 6 ubwo urumva bagerageza guteka ibishoboka twatuntu bakiriza umuntu uvuye i Kigali. Yego saa 6 tugiye ku meza ndi kurya umukecuru araza arambaza ngo warakijijwe. Ndamubaza kubera iki? Ngo ndashaka ko kumusubiza ko kana. Hari ku wa gatandatu ku cyumweru twagombaga kujya gusengura byumva. Ndamubwira ngo narakijijwe. Ndamaza se ku kibimbajije. Aragenda asubwira muzehe ati ibyo warumbwiye n'ibyo umuntu yarakijijwe. Kumbe muzehe yari yarose inzozi zimubwira ngo ujye wubaha Yehova. Aribaza nubaha Yehova. Ngo abona umusaza aragiye ngo yarahuye n'umuntu w'umupolisi aramubwira ngo ujye wubaha Yehova. Ngo aramukurikirana. Ageze ahantu ngabona akinguye kugi mu kazu k'ibirahure. Aramubaza ngo umbwiye ngo ujye wubaha Yehova. Ngabona arafunze aragenda. Arigendera. Uwo munsi rero mbonye nibwo yibutse za nzozi yari yarose. Turagarutse rero ku munsi nyirizina wo muzehe akubwiye ati cara usinye ko nta mutungo nta n'icyo uzabaza n'ikintu cyose uzaza kubaza mu. Yes, turi muri salo. Navuga ni muzani urupapuro ariko ndamubwira nanjye ndumva twabanye neza kandi haraho nakumviye iti cyane. Nicyo nsaba urakimatera ndakiguha rwose. Ntagire ikibazo. Aha rero niho harimo gusaba ko ubwenge ariko nabwo nakubonye kubera Imana. Ndavuga ati ntacyo nsaba, nta kawa, nta modoka, nta shyamba, nta n'inzu. Ati none ubwo urasaba iki? Ndavuga ndagusaba umugisha cy'ibyeyi. Umbwire ngo mwana wanjye uzishyire wizane uzahawe uronke uzagira umugisha amajya n'amazi. Aka kantu karamukomanze Yesu ajya kuryama. Baramubaza batese bari muri salo amazi ati kujya kuryama tudasinya. Atoya ndumva naniwe. Ageze mu cyumba bitekerezaho abwira mukecuru ngo Imana imbabare umuhungu wanjye agende kuko yamuwe. Ngo ndamuzi ngo yamaramaje. Yamaramaje kugenda nabyumvise. Nago yakimbaze kimbwira ngo nisinye ko natazagaruka. Oya nuko mu gitondo ndabyuka ndambara njya ku idirishya ku cyumba cye ndamubwira ndagiye turugendo rwisa ngaruka i Kigali gutyo. Ya David turi kumwe uyu munsi n'umugabo wubatse ufite abana 4 n'umugore abakobwa 2 n'abahungu 2 yubatse kandi afite akazi akora keza. Ni umugabo wifashije nawe uri kudukurikira urabireba. Tugana mu gice cya nyuma cy'ubuhamya tugana ku musozo. Rero tuzakora n'ikindi gice cya kabiri n'iki. Ariko David noneho ugarutse i Kigali ugeze i Kigali se uza gushaka gute uyu munsi ukaba uri umugabo wifashije? Yes, n'inzira ndende n'inzira ndende wenda ntacyo tuzaganira ku kindi gice twazashaka umwanya ariko urumva aho hagataho nagiye mpura n'ukuboko kw'Imana kuko urumva naciye hariya namanutse Nyamagabe n'amaguru ndaje mbayeho mbanye na Grand Frère Nteswa burakengeye mu muhanda burakenda rwaye byabaye inzira ndende ariko ubu mu gice icyo nshaka kubwira abantu nuko aho tuva naho tujya hose Imana irahazi. Kuba rero waba uri mu bihe bibi uyu munsi ejo ntabwo byakubuza kuba mu miliyaride. Ahubwo ikindi kintu byagufasha byaba byiza cyane uciye muri izi nzira mbi ukazibamo inyangamugayo ugakomeza. Hanyuma tuzaga rwose nta kibazo nunyenera ubutaha tuzaganira uburyo naje kuvamo umuntu nkashaka nkagira gute uburyo bwose n'ukuntu nagiye gusubira mu rugo nuko nagiye nganira n'umusaza. Ngira ngo David tumusezeraho tumushimira ko agerageje kudubuhamya abwira uyu munsi nawe yakubwira ngo hari urwego Imana igukura unushobora kwemera ko yaje Kigali n'amaguru urwego agezeho
n'amakamyo amuparitse imbere ukuntu angana n'imodoka ariko ntekereza ko n'umugisha w'Imana ni umwe mu bantu bakenewe kandi bakora umurimo w'Imana neza tunamushimire ushobora kumubona gutya wamureba ukavuga utese iyo mureba uyu mutipe ko ameze nk'abantu b'abastar ameze azatubwira urugendo rwe runakomeye kuba ari umukanishi utanywa inzoga yego nawe remo n'ikintu gikomeye wabaye n'umuhanzi kugeza naho umuntu twakoranye twatandukanye kubera ko ntanywa inzoga ibyo tuzabivuga mu gice kizakurikira ni ibintu n'iby'Imana yikorera natwe se Okay, reka tumusabe rero asenge tugane ku musozo w'ikiganiro cy'umunsi tubabikira igice cya kabiri kandi mbashimire mwese abadukurikira kuri Ihumure TV n'ejo bundi tuzaba turi kumwe kugira ngo iri humure rigere ku bantu bose nuko usangiza benshi ibiganiro reka dusengera Imana tugane ku musozo. Data twese turagushimye kuko uri Imana igira neza wabanye natwe tugitangira ugeze kuno ku musozo turabisubitse niyo mpamvu rero data tukwinginze ngo ufashe n'abakiri mu nzira zitoroshye nubwo turi ku isi y'intambara y'urugamba turakwinginze ngo nitugera mu bikomeye ujye uba mu ruhande rwacu niko tunasengeye n'abadukurikiye ngo nabo ukomeze kubagira neza kandi muri ibi bihe bitoroshye ujye ukomeza kubabera Imana amajya n'amaza ubane natwe muri byose ibyo byose tubyambarije Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.